أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أحييكم بتحية المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nongeye kubifuriza amahoro y'Imana nshuti bavandimwe aho muherereye hose, nkabifuriza n'imigisha n'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala bibabeho aho muri hose. Naam, muri surati al-mu'minuna, isura ya 23 muri Qur'an, yitwa suratul mu'minun, aya yaho ya 36 ukomeza, niyo ngira ngo tuvugeho tuganireho. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira amateka y'abantu ba Hud, intumwa y'Imana Hud alayhi salam. Hud yaburiye abantu be, abagezaho inkuru nziza, ababwira iby'ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ariko abantu be ntibabiha agaciro, ahubwo bakavuga bati hayihata hayihata lima tu'adun. Ati bakavuga bati ibyo Hudi abasezeranya biri kure cyane. Banga kumwumva, banga kwemera ubutumwa bwe. Hanyuma bakongeraho bakavuga bati in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Babwiye abantu, barababwira bati Hud uyu nguyu ababwira ngo ku munsi w'imperuka hazabaho ibarurirwa, habeho abazinjira mu ijuru kubera ko barikoreye, habeho abazahanwa bahure n'ibihano bikomeye kubera yuko bigometse bagasuzugura Imana, bakora iby'Imana idashaka, bakurikira Satani. Baravuze bati ibyo byizuka ntabyo, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Bakavuga bati nta bundi buzima nyuma y'urupfu, ubuzima bwacu in hiya illa hayatuna dunya, ni ubuzima bwacu bwo ku isi nibwo tuzabaho gusa. Namutu, tuzabaho ubuzima bwa hano kuri isi, namutu wa nahya, niturangiza dupfe, wa ma nahnu bimab'uthin, ntabwo tuzigera tuzurwa. Naho Hud uyu nguyu utubwira iby'umunsi w'imperuka, in huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadhiba. Nta kindi uretse kubeshyera Imana, iftara ala Allah, arahimbira Imana ibinyoma. In huwa illa rajulun iftara ala Allah, nta kindi ari uretse ko ari umugabo iftara ala Allah, wahimbiye Imana. Wa ma nahnu lahu bimu'minun, bityo rero wa ma nahnu lahu bimu'minin, bityo rero ntago dushobora kwemera ibyo aduhamagarira, ibyo atubwira ntituteze kubyumva, nta matwi tubiha. Reka shwi data we, barabihakana, barapinga. Abantu ba Hudi bamaze gupinga, Hudi yahamagaye Imana, arayibwira ati rabbi nsuruni bima kadhabun. Qala rabbi nsuruni bima kadhabun. Mana nyagasani ntabara, nshyigikira kubera yuko bamaze guhakana ibyo mbabwira, banze kubyemera. Imana ibwira Hudi iti qala amma qalilin, bihorere. Imana yamubwiye iti bihorere vubaha gato, amma qalilin la yusbihunna nadimin, baraza kwicuza, baraza kuba aribo bicuza. Bihorere, bakomeze bapinge, bange kumva ibyo babwira. Amma qalilin la yusbihunna nadimin, vubaha ngaha nibo baza kuba bari mu bantu bicuza.
abantu bapinga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ. Allah yabahanishije umuyaga. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ, maze urusaku rw'ibihano rubatera rubatunguye. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً. nta kindi twabakoze uretse yuko twabagize nk'ibyatsi byakanjakanjwe. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً, tubahindura nk'ibishingwe. فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ, kurimbuka ni kube ku bantu babangikanyamana bahuguza Allah subhanahu wa ta'ala. Izi aya ziri muri surati Muminuna, nkuko nababwiye ko ari sura ya 23, ziragaragaza neza ko umuvugabutumwa atagomba gucika intege, agakora akazi k'ivugabutumwa, kabone niyo nta n'umwe mu bantu bamwumva. Inshingano ze ni ukusohoza ubutumwa, hanyuma kuyoboka kw'abagenerwabutumwa ni ingabire Imana yihera uwo ishatse akayoboka. Hanyuma rero wowe ntiwite ni bande bumvisha ibyo uvuga, ni iby'umubare wabonye ibyo urimo kwigisha, views cyangwa se comment cyangwa se like, ibyo ntabwo ugomba kubyitaho. Kora umuhamagaro wo guhamagarira abantu ukuri, ubahamagariye ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala, ubahamagarire ko Muhammad ari intumwa yayo, ubahamagarire gusari 5 ku munsi, ubahamagarire gutanga zakka, ubahamagarire gusiba ukwezi kwa Ramadhani, ubahamagarire gukora umutabagiro mutagatifu, ubahamagarire izo nkingi z'Uwisilamu, kuko mu Isilamu nyawe nuwamaze gutora shahadu akavuga ati ashhadu an la ilaha illa Allah, akabivuga bikuye ku mutima we, akabivugisha ururimi rwe ati ndahamya mbikuye ku mutima ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa uretse Allah, ukanahamya ko Muhammad ari intumwa yayo n'umugaragu wayo. Umuyisilamu nyawe nuwamaze kugira uko guhamya iyo shahada, akayivuga yikuye ku mutima, akayisohora ku rurimi rwe, maze akaba umuyisilamu, agashikama kuri iyo imani. Numara kumva ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa, nta yindi Mana ukwiriye gupfukamira, nta yindi Mana ukwiriye gusaba uretse Allah wenyine, Imana imwe rukumbi, itabyara itabyarwa, itagira ikisa nacyo mu byo yaremye, Imana ishobora byose. Numara kumva ko Imana ishobora byose ari izaguha ubuzima, Imana ishobora byose ari izaguha amafunguro, numara kugira uko kwemera, ngaho noneho yisenge, usenga amasengesho 5 nk'uko ari itegeko. Mu gitondo nubyuka usingize Allah subhanahu wa ta'ala, umusenge. Adhuhuri nigera umusenge, asiri nigera bibuko, magharibuko, laisha, ugishireho n'imigereka. Imana ikizagukorera izagukunda. Umugaragu wanjye nanyegera akora ibyo namutegetse, agashyiraho n'imigereka y'imigenzo y'intumwa yanjye, nanjye nzamukunda. Iyo ni Imana ivuga gutyo muri hadith al-Quds. Nimukunda nzamubera amaso ye kureba, nzamubera amatwi yo kumva, nzamubera amaboko ye gukora, nzamubera amaguru yo kugenda, nananyitabaza nzamutabara. Uwo ni wa wundi wujuje isezerano yahaye Imana, yarangiza agashyiraho n'umugereka wo gukurikira intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Babwire yewe Muhammad uti, nimba mukunda Allah nimunkurikire nanjye nzabakunda.
gukunda Imana biri mu gukurikira intumwa, hanyuma ushyireho umugereka usare suna z'imigereka ziswala nta mu bagaragu b'Uwiteka, nurangiza usibe, utange zaka, ukore hija. Ibyo byose, izo nkingi zose numara kuzikora, ibyo ukabikora uri mu'minun billah, wemera Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, n'abamarayika be, wa kutubihi, n'ibitabo bye, wa rusulihi, n'intumwa ze, wal yawmil akhir, unemera ko hazabaho umunsi w'ingororano, umunsi w'imperuka, wal qadar, unemera n'igeno, wemera ko nta kibi cyakubaho uretse icyo Imana yakwandikiye, wemera ko nta cyiza cyakugeraho uretse icyo Imana yakwandikiye. Niyo abantu b'isi bose baterana ngo bagire icyo bashaka gukuraho mu by'Imana yakugeneye, nta cyavaho. Abanyeshyari niyo bagira ishyari, nta kizahinduka. Abagome niyo bagira ubugome bwabo kuri wowe, nta kizahinduka. Lan yusibaka illa ma katabahu Allahu laka, nta cyiza kizakubaho uretse icyo Imana yakwandikiye. Wa lan yadurruka illa ma katabahu Allahu alayka, nta nuzagira icyo agutwara uretse ibyo Imana yakwandikiye byonyine gusa. Iyo ni qadar, ni igeno. Kwemera destiny, kwemera igeno. Ibyo byose rero navuze ukabikora uri mu'minun billah, wemera Imana. Imana ikusanyije izo nkingi zose 6 tumaze kuvuga. Hanyuma ukagira istiqama mu dini ryawe, ukagira neza, ugatanga amaturo, ugatanga zaka, ugafasha abatishoboye, nk'uko Imana ibitubwira iti dhalikal kitabu, iki gitabo Qur'ani mubona, huda lil muttaqin, n'umuyoboro, ni huda, n'ubuyobozi huda n'umuyoboro, ni itegeko nshinga, lil muttaqin, kuri ba bandi bafite gutinya, batinya ibihano by'Uwiteka igihe baramuka bayigometseho, bakanakora iby'Imana ibategeka kubera gushaka kwishimirwa nayo. Icyo nicyo gitabo Qur'ani kibayobora. Icyo gitabo Qur'ani kiyobora abatinya ibihano by'Imana n'abashaka kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimuna as-salah, fagasari, wa mimma razaqnahum yunfiqun, no mu byo twabahaye, mu mafunguro twabahaye, yunfiqun, bagatanga, bakareba abo bakene, bakareba abo batindi, bakareba abo bishwe n'inzara, bakareba abo badafite ibyo kurya, bakamenya abantu batishoboye, abanyantege nke. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mu byo twabahaye bagatangamo, bakubaka imisigiti, bakubaka amashuri, bakubaka imihanda, biturutse mu byo twabahaye. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, bagatanga mu byo twabahaye. Abo nibo bagandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yu'minuna bil ghaib, babandi bemera ibitagaragara, batari babona, bemera ijuru ariko batararibona n'amaso yabo, bemera ko hariho umuriro kandi batarawubona n'amaso yabo, bakawemera kuriho, bakemera ko janna iriho, bakemera ko umuriro uriho. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallama ivuga iti, man shahida an la ilaha illa Allah, uzahamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa uretse Allah, wa anni Muhammadur Rasulullah, ndetse akanahamya ko ndi intumwa y'Imana ngewe Muhammadi, nkaba ndi umugaragu wayo, wa anna Isa abduhu wa rasuluhu, akanemera ko Yesu ari intumwa y'Imana n'umugaragu wayo, wa anna al-jannata haqq, akemera ko ijuru ari ukuri, wa naru haqq, akemera ko n'umuriro ari ukuri, adkhalahu Allahu al-jannata, Imana izamwinjiza muri al-janna, muri paradizo, ala ma kana min al-amal, ibikorwa yaba afite uko byaba bingana kose, uko byaba bipima ku munzani, uwo nguwo afite al-janna. Naam, intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iti, kullu ummati yadkhuluna al-janna, buri umuntu wese uri muri umma yanjye azinjira muri al-janna, illa man aba, kereka uzanga kwinjira muri janna. Qila wa man yaba ya Rasulallah, abasangirangendo bazinwa y'Imana bati, ninde wakanga kwinjira muri janna ya Rasulallah, ya intumwa y'Imana? Qala man ata'ani dakhala al-janna, aravuga tuzanyumvira wese azinjira muri janna.
janna, azinjira muri paradizo. Wa man asani, naho uzigomeka akanga kunyumva akansuzugura, dakhala nara, uwo ngo azinjira mu muriro, azinjira muri jahannam. A'udhu billahi min dhalika, Imana yiturinde. Bagaragu b'Uwiteka, abemera Imana rero batinya Imana, bayoborwa na Qur'ani, abo Qur'ani yabereye constitution, abo Qur'ani yabereye umuyoboro, baratanga kandi bakemera ijuru ko ririho, bakemera n'umuriro kuriho, kandi batari babibona. Yuminuna bil ghaib wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladhina yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, abo nabemera ibyo tutari twabonesha amaso, bahemera ijuru, bakemera umuriro, bakemera ko mu ijuru harimo ingororano, harimo ayo mata fiha niharu min laban lam yatamu, harimo imigezi y'amata itarahindura uburyohe, itarigeze ihindura uburyohe bwayo. Wa fiha anharu min asalin musaffa, bakemera yuko harimo imigezi irimo ubuki buryohera cyane. Abo ngabo bemera ijana batarayibona n'amaso yabo, abo bemera gutyo, abo ngabo nibo Qur'an ivuga ngo alladhina yuminuna bil ghaib, abo nabemera ibyo batarabona n'amaso yabo. Wa yuqimuna as-salata, bakemera bakanasari, bagashyira uburanga bwabo hasi, bagasingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala huda min rabbihim, abo nibo bari ku muyoboro wa nyagasani wabo. Wa ulaika humul muhtadun, kandi abo ngabo no bayobotse. Innal ladhina kafaru, nahum yukuri babandi bapinze bagahakana, sawa'un alayhim anzartahum, ni kimwe kuri bo, anzartahum, wababurira, am lam tunzirhum, cyangwa se ntubaburire, la yu'minun, ntibateze kuzaba bemera. Khatama Allahu ala qulubihim, Imana yamaze gutera kashe ku mitima yabo ko ari abahakanyi. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, Imana yamaze gushyira ibihato mu matwi yabo n'amaso yabo yarayahumye, ariho ibifuko ntareba. Fi qulubihim maradun, mu mitima yabo harimo uburwayi, uburwayi bwa shiriki, uburwayi bwa kufuri, uburwayi bwa nifaqi, harimo uburwayi bwa hasadi wa hiqidi, harimo uburwayi bw'ishyari mu mitima yabo. Fi qulubihim marad, mu mitima yabo harimo uburwayi. Fazadahumullahu marada, Imana ikomeza kurembya imitima yabo kubera kwanga kuyoboka inzira y'ukuri. Abahakanye ku munsi w'imperuka, lahum adhabun alim, bazahabwa ibihano bibabaza, biryana, bishavuza, ibihano bibabaza. N'abangizi ku isi. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, niyo babwiwe ngo mureke kwangiza, nimusigaho mwikangiza mwisi, qalu innama nahnu muslihun, ahubwo baravuga ngo n'abatunganya isi, barimo barangiza isi, ngo barimo barayitunganya. Ala innahum humul mufsidun, mu by'ukuri n'abangizi, walakin la yash'ur, ariko ntibashobora kubyumva. Nyine babibyumva gutese, kandi umutima wo kumva waramaze kujya mu ibihato. Wa idha qila lahum aminu kama amana nas, niyo babwiwe ngo nimwemere nk'uko abandi bemeye, bagahitamo inzira yo kwemera aho kugira ngo bafate iyo nzira nk'iyabemera bafashe. Wa idha qila lahum aminu kama amana nasu qalu, niyo babwiwe ngo nimwemere nk'uko abemera Imana bemeye, bo baravuga bati anuminu kama amana sufaha, ngwese twemere nk'uko ibicucu byemera. Bafata bemera Imana ko ari injiji, bafata bemera Imana bavuga ubutumwa bw'Imana ko bari mu bya kera, bakiri mu bujiji.
wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, niyo babwiwe ngo nimwemere nk'uko abandi bemeye, mwemere Imana, mwemere intumwa zayo, mwemere ibitabo byayo, mwemere umunsi w'imperuka, mwemere igeno, musari, mutange zaka, musibe, mukore umutambagiro, bavuga ngo anuminu kama amana sufaha, twemere nk'uko izo njiji zemeye. Bafata bemera nk'aho ari ala innahum humu sufaha, abo nibo njiji ahubwo, walakin la ya'lamun, ariko ntibabizi. Wa idha laqul ladhina amanu, iyo banyuze kubemera Mana, qalu amanna, baravuga bati natwe twaremeye. Umva uburyarya bwabo. wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, niyo bahuye n'abemera Mana bavuga ati natwe twaremeye. Byahe bemera, bari kuryarya bemera Mana. wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim, baba biherereye bari kumwe n'ayo mashitani yabo, qalu innama nahnu mustazi'un, bakavuga bati tuba tubakerensa, tuba tubaryarya, tubabeshya, tubakerensa. Allahu yastahzi'u bihim, bakerensa bemera Mana, ariko Imana ibareba ikabaseka ngo barimo barabeshya bemera Mana. Imana ikabarekera, wa yamuduhumullahu fi tughyanihim ya'mahun, Imana ikabarekera muri ubwo bwibone bwabo, bakaguma muri ubwo buyobe bwabo, mu nyanja y'ubuyobe bogamo baguye mu byabacanze. Mu ncamake rero bagaragu Uwiteka, mwe mwahisemo kwemera, ndi mukomeze mushikame kuri uko kwemera, kandi mu guhagararaho mwemye, Imana izabaha iherezo ryiza, gukundwa nayo, kubabera amaso yo kureba, kubera amatwi yo kumva, kubera umunwa wo kuvuga, kubera amaboko yo gukora, kubabera amaguru yo kugenda. Ntimuzaruha, nimwemera Imana ntimuzaruha, ntimuzavunika, izababera amaguru yo kugenda. Nimwemera Imana mukanakurikira ibyo yabahamagariye biciye ku ntumwa zayo, nimubyemera ntimuzavunika, ntimuzaruha, izababera amaboko yo gukora, izababera amaguru yo kugenda, izababera amaso yo kureba, izababera amatwi yo kumva, kandi nimunitabaza Imana izabatabara. Imana izabakunda nimukunda intumwa yayo mukayikurikira. Aha niho nsoreje ubutumwa bwanyu bw'uyu munsi. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.